Les actions par réplique les mots. Bishatse kuvuga ngo ibikorwa biravuga cyane kuruta amagambo. Les actions par réplique les mots. Les mots na jare ne ebyiri mu gifaransa. Iyihe nihe rero? Jare igifaransa? Jare abayo jita jare masculine. Urumva? Akabaho na prière. Oya buretse byari binyibagiwe. Oya bugaruka nabyo. Oya muri Serenity aravuze ngo tuzamwerekana muri Serenity Park, ariko muri Serenity Park naho azagira ibyaho naho. Nejo bundi hazashya. Nzabereka ibintu bigiye. Hari ariko noneho hagiye gutungura abantu mu minsi iri imbere. Abanyarwanda bose bashaka kuzajya bitarana na supermanager, abashaka kureba supermanager ngiye kujya mbabwira ko tuzaduhurira. Kuko abantu bakeneye no kumbona tukaganira tugasangira reka abafana bangirega barasha. They want to exchange ideas with me. Il vrai changer il vrai changer les idées avec moi. Ariko dujyagiza pronunciation yawe ibe nyayo. Alright, genda basuje cyane mwabagabo mwe mukomere cyane ni Blaise of course kuri TV ni bya bindi niko mba nimere buri munsi niki Imana yavuze nge nzajya mpora ndi kumwe na super manager Bikwaye biko fresh umuntu wizera ariko jya wegera mikoro yanjye super ndabona ibi bintu byagucanze kubera amafaranga biko fresh hakuna probleme vraiment binaendelea nataka niongee Kiswahili cha Bakongomani na Kiswahili cha Lingala biko vira probleme zaete ezate probleme zate Niba binamaanisha nini? hakuna probleme probleme zate Ugiye kuvuga cya gifaransa wavuze kare turi muri press conference wavuze ngo cyarya les actions par réplique les mots. Bishatse kuvuga ngo ibikorwa biravuga cyane kuruta amagambo. Les actions par réplique les mots. Les mots na amagambo. Ase muvunyi niwe wize cyane yigeze no kubaho umwarimu muvunyi uwo mugani ubaho cyangwa se iyo proverbe ibaho. Ntage ngo yari proverbe. Niki? Nimvuga ngo na amagambo yateranyije. Nawe arimo kubigusobanura remo ngo na amagambo. Ngo les actions ngo pare. Na ibaze ariko pare agashyira muri infinitif ngo les actions pare. Ntago ari ntago ari abari muri manager reba muri kamera reba muri kamera ubivuge neza. Ntabwo ari muri infinitif. Ni muri troisième genre du pluriel. Troisième parler umva baravuga je parle ti parle il parle elle parle nyine sitonde aho sengiriye kabirarangije ubumwe tukajya no parlo vous parlez il parle cyangwa se elle parle ça c'est au pluriel. Nase habaho jare zingaye mu gifaransa? Jare ebyiri niye ni mu gicuku ndazizi rafiki yangu niziye super baravuze ngo turazi jare shaka kubaza jare zo mu gifaransa. Jare ne ebyiri mu gifaransa. Iyihe nihe rero? Jare igifaransa? Jare abayo jita jare masculine. Urumva? Akabaho na prière. Oya buretse byari binyibagiwe. Oya bugaruka nabyo. Oya itonde. Manager abaho jare masculine na jare féminin. Ubarizwa muyihe super manager? Jewe c'est si féminin là. Jare yembarizwa muyo bita masculine, jare masculine. Masculine. Zuba manager. Azuka batubwiye atuya ngo abagabo 100. Anga abagore 100 bari kumwe n'umugabo umwe. Bose bahita bigitsina gabo. Kubera iki? Mu gifaransa na amategeko y'igifaransa ikintu cyose niyo cyaba igitsina gabo kiri mu bintu byinshi ariko byo biri mu gitsina gore bita bihindura izina bikitwa rya zina ry'igitsina gabo. Undi yaratubwiye ngo ubwanwa babwita la barbe. Byo ni igitsina gore. Kubera iki bagwita igitsina gore kandi ari ubw'abagabo? La barbe. Cyangwa barabe. Ako mwana mwagiye kubaza abantu b'igifaransa. Super, arakandi kantu nigeze kukubaza mu minsi ishize wenda reka tukagarukeho. On c'est un peu exagéré ako kantu abantu benshi bakomeje kubaza ngo ariko sibyo bintu biri serious. Ubundi bisobanura iki? C'est un peu exagéré. Nuvuga ngo accélera buhoro. Exagération. Accélération urumva ari exagération zikari cyo. Tu exagérate kurenza ibintu. Ukora ibintu bikarenga. Accélérer si bahi. None si umuntu akubwiye
wowe ngomba navuze mu kiniga mu buryo bwa inigarangwege iyo bayita nigarangwege cyangwa se bw'abataramu umuntu akubwiye ngo reka kwakise umuntu akubwiye ngo don't exaggerate reka gukabya ariko mu butaramu ntago uvuga ngo reka gukabya immediatement tuvuga uti tuza reka kwakiserera ari igifaransa n'icyongereza zose nzizi kuri niva imwe aka iyo umuntu azi indimi zirenze kugira ngo wumve ko nzizi kuri niva imwe wengeye kukubaza ikibazo muvunyi kimbaze mu gifaransa yego mbaze nugitsinda aha hondi ukore mu ikoti ndakora mu ikoti tonde mu gifaransa bavuze ngo les conditions sine qua non bivuze iki les conditions none se kuri guhunga kamera jewe nta kinsubiza mwabagabo mwe muri hano les conditions sine qua non jewe nzi ko ibyo bintu bisobanuye yuko condition igutegeka ubuzima ugomba kubamo urakora mu ikoti cyangwa ntabwo urikora urakora mu cyangwa nakore manager nushaka umuhe ya note ya Benel imwe ibanza y'imfura nakibazo najyaga ngira ngo ko ku gifaransa burya ari gitsumbuwa naho wabyumve zuba bivuga iki les conditions sine qua non ngo bivuga iki ngo nakoje we bisobanura iki bisobanura ngo hari amabwiriza ugomba kwitondera utagomba kurenga les conditions sine qua non navuze ngo ngenda asobanuye ngo condition gutegeka ubuzima ugomba kubamo none se niko condition eske ngenda shaka kujya nsobanuze abantu bazi uze mu gifaransa ukuntu bayivuga ushatse kuvuga utyo mu gifaransa ushatse kuvuga utyo ngo condition gutegeka ubuzima ugomba kubamo wavuga ngo rekendi banza wumve weya itonde wavuga ngo les conditions obligées nous cyangwa les conditions nous obligées wabyumvishije la vie que on doit vivre papa wanje mu gifaransa baravuga ngo traduction ni trahir nushaka kuzajya ufata ijambo kuri ino ukarisobanura icyo rivuga gutyo wa ntabwo ari traduction le panier vache mugarura njyewe ndakubajije ibyo umbajije n'ibyo nsubije n'ibyo uvuze ntago bihuye abe ahubwo usobanura ijambo kurindi manager uzi indimi zirenze 3 ajya akunda gufata ukuntu amagambo akayahuza akayahuza kugira umwana murizi ntakurwa urutozi bitubwiye mu gifaransa ngo nguke umwana murizi ntakurwa urutozi oyo bavuze ngo arakize nta kivuga nawe manager umuntu uvuga indimi 3 zirenze 3 bamwita ngo iki mu gifaransa bamwita umuntu uvuga indimi uvuga ebyiri ni bilingue bamwita ni bilinguage bro jewe rero mwese noneho muze kubaza abanyamakuru nakaba abantu barimo kudukurikirana itangazamakuru umuntu uvuga indimi zirenze 3 cyangwa 3 bamwita polygone voilà nibyo kabisa polygone uraza kwemera ariko ko ibyo wari wavuze nuko washaka manager yiga manager azi ibintu byatanga ariga je ndi documenta voilà ngirira neza itayi kabisa yeye manager umuntu mwavuze ngo je suis unagahita ngo ti suis ubu ukoze amakosa nuwe nuvuze ngo ti suis gute se ntago uzi ko abo verbe être na suivre oya ushatse gukonjega verbe suivre nibwo bavuga ngo je suis oya verbe suivre we uravuga ngo je suis ti suis il suis nese kucyo uvuze itonde nous suivons vous suivez il suivez ariko ushatse kuvuga etre ntago ushobora kuvuga etre ngo uvuge ngo je suis ti suis ubwo siyo ni etre njye nakwaje ngo iyo umuntu avuze ngo je suis ndakavuga ngo ti suis bose nibo bakoze amakosa ndone ze umwe yakonjize mu bye n'undi mu bye umwe yakonjize suivre undi akonjize reka tuve hano hantu gusa mu mafaranga wafashe ugomba kwigamo igifaransa ariko n'ubu igifaransa ndi kimwe kiragenda neza kandi kandi abantu bazabona degree yacyo vuba nyerekanye degree degree difference cyane umuntu akweretse gamu mu kinyarwanda nkuko tuvuga mu cyongereza wahita gute ga ingombajwi ga mu cyongereza bivuga gute mu cyongereza yitwa g yitwa abana mureke kunsumba abana manager reka tukuganirize watsindiye amafaranga menshi uyu munsi nanone
Urugendo TV ntihaze kugira umuntu biza kuza gutangaza kenshi na Kim TV nayo iri aho hafi cyane iyi ni nshyashya niyo mpamvu turimo tuganira ariko nta kantu butambitsemo ntabwo ari sawa aho kantu ni kabi aho kantu utambitsemo ngo ari nshyashya Kim TV irakaza neza ahubwo reka tifurize ishya n'ihirwe mu rubuga rwa makamera uhawe ikaze kandi abanyarwanda bakomeza bagusubscribe ngo nihe Kim TV uzi ikintu bisobanura iyo Kim uzi ikintu bisobanura umwana ntabwo yazimya kamera ngo urebe nta kibazo nta kibazo none siyo ni kamera oya nari twikomereze manager uyu munsi wasinye ibifaranga muhima uyu munsi ngambaza uyu munsi wasinye amafaranga menshi manager ngewe naje ntinze bitewe n'impamvu nyine waruzi nawe ari ibintu twari turi kwitegura ufite amakontra menshi ariko se ndi kwibaza manager wasinye amafaranga angahe ese niba atari ibanga nobwira nkuko muvunyi yavuze ati amafaranga kenshi aba ari ubwira kubera impamvu ko na banki nabahaye urugero ntigitangaza amafaranga ateranya abantu kandi atuma abantu bumvikana ntabwo twizeye umutekano wa Blaise ariko navuze ko nyuma yaho ibyabaye nasanze mu gitondo nasanze abantu kuri gate bameze nk'ikigo cy'ishuri ibyo rero byanyeretse ko nibwo abantu bambwiye bati na banki uzarebe ibamo abanyabwenge ari kwivuza amafaranga utangaje amafaranga irimo arabihanirwa kuko ntibibaho ako sopa buri umuntu wemera uyu munsi kurusha amafaranga muri kino gihugu ninde mu ba influencer nawe urayandusha amafaranga yanjye jewe n'abantu kuko nta undusha abantu ariko amafaranga ibipapuro byo barabindusha ariko je nta undusha abantu kandi abantu urakoze cyane muvu urumva niwe ufite yabe asante sana kuki waravuze ko kingara yakurusha yavugaga ibipapuro nubagiye kungura nubagiye kunguka ako super urabizi neza ko tugutunze mikoro tuba turimo kunguka oya ntago mvuze ngo agiye kunguka nubagiye kungurira ubu turavakinga ajya kungurira ako uri guhuza Kim na King kandi numva ibintu ari kimwe ari za keke bose barakora umwe ni Kim undi ni King kandi bose umwe ni expert undi aracyari mu underrated akimara gusinya ya contract ya mbere imwe yahitinze nka nyuma yaho ubu iyi contract ni ya 8 batari ya 9 ni ya 8 nyuma yaho iyi ni ya 8 ikurikira Esperanza uruganda rukora icyo kuba abanyarwanda bakunze ari mu zambere ahubwo ishobora kuba rero amafaranga menshi igakurikira Tom Transfers ari Tom Transfer na Esperanza abo bagurisha amamodoka kandi ku gice bagurisha amamodoka meza ku giciro gito ari Tom Transfer bagura itonde Tom Transfer yampaye amafaranga bita amadinari no muri uru Rwanda no kwisi no muri Afrika ejo bundi wabonye umuntu amafaranga kire kugiuka baza umwana wa Saddam Hussein muri Iraq umwuzukuru we kuko umwana we yarapfuye aba bitwaga Yusayi na Yudayi abahungu ba Saddam Hussein baragiye urumva ubajije umwuzukuru ukamubwira uti amadinari nibwo yakubwira ati ngaya kandi idinari ivunja amafaranga y'Abanyarwanda idinari rimwe rivunja ibihumbi 6,200 abantu bose barimo gukurikira Urugendo TV bakurikira Iris TV bakurikira amadinari y'amanya exchange y'ayo mafaranga tubwire rimwe comment tuzabibone ubu arabaza kuvuga abantu ntibagiye ruka exchange arabaza kuvuga ngo rivunja 4 ngo bivunja 3 ngo n'amagaranga byarahindutse ejo bundi ubu current ni 6 hanyuma rero super nari ntagize ikibazo cyane cyavuga kiti kuki aribwo twahise tubona umugore wawe umugore wanjye umwana wanjye niba mufite ni muri Serenity Park nako ni muri stade muri Serenity Park muri Serenity aravuze ngo tuzamwerekana muri Serenity Park ariko muri Serenity Park naho azagira ibyaho naho nejo bundi hazashya nzabereka ibintu bigiye hari ariko noneho hagiye gutungura abantu mu minsi iri imbere abanyarwanda bose bashaka kuzajya bitarana na supermanager abashaka kureba supermanager ngiye kujya mbabwira tuzaduhurira kuko abantu bakeneye no kumbona tukaganira tugasangira reka abafana banjye reka barasha they want to exchange ideas with me il vrai changer il vrai changer les idées avec moi prononciation yawe ibe y'inyayo y'igifaransa wari ukivuga ngo wamwerekana utamwerekana ngo yaba haradahari muri stade helicopter zizafungurwa inama ya minisitiri iterane nkuko igiterane igiye gufata imyanzuro cyangwa kuvuga ku bikorwa bifitiye u Rwanda akamaro bavuge bati turiga noneho ku kibazo cyangwa se turiga kuko umutekano ugomba gucunga mu bukwe bwa supermanager uko image y'ubukwe bwa supermanager izabimeze abantu bicara babiskiminga minisitiri w'intebe atangaze nkuko ajya atangaza ati nako Fata Kumavuta azagukundira abo simba mbaza abo wayambaza mbaza abafite ibikorwa uzushatse kuvuga ko Fata Kumavuta na bikorwa agira
mukunda kumubariza murashaka wenda ko nawe aba super ariko kugeza aka kanya super akugeza aka kanya super ntago bipfa kugira bize gusa kuko uvuze biza kubera navuze ko ntazongera kuzajya nazitse umuntu wese utagira igikorwa mbivugiya perezida wa showbiz n'icyo bivuze ni jewe perezida wa showbiz mu Rwanda ni jewe perezida wa star mu Rwanda ni jewe ufite kontra 8 ni jewe none hamigro shop online Esperanza Power Fix bubatse convention center bubaka Kigali Arena abo bose abanyaturukiya bavuye hari abazungu bumvisha umuzungu avuga mwari muhari umuzungu avuga ati I came in Rwanda I tried to search who is the best star then immediately I got the name which is called the super manager so super nawe bajya ko nta bikorwa ugira ari amagambo gusa ariko nawe basubiza nawe waje kubera ibikorwa byanje nawe basubiza none se wajanga kubera umurimbo wazangwe n'ibikorwa byanje ngabasubize rero ese banago ugira ubwoba bw'uko ari muzazi bakakubura burundu a wise man a wise person always thinks about this umunyagabo w'umunyabwenge cyangwa umunyabwenge wese atekereza no kurupfu ariko jewe sinshobora kuzima nkiriho ariko ntakiriho nzategura wenda uzankomokaho ntaza uyu ufite n'umukobwa mwiza ariko abyaye umwana mwiza wabyumvishije jewe icyo navuga nagira umukobwa of course no kumbaza ngo ufite umukobwa mwiza cyane ura mwana no kumbaza ngo ufite umukobwa mwiza ubuse nawe ndeba ni muntungeka ubuse wankomokaho yabasate isasu riva ku cyuma na sasu riva ku kitema n'igigisa n'iyindi oya rega ntitugajye tunabeshya iyo uvutse neza nabyo urabyishimira ela kumama none uyarambaza ngo ariko ngufite ariko ibyo ni nko kubaza amata ngo ariko amata rero none se ubundi wankomokaho wowe utitekereje ariko oya muvu ni nko kwabaza muvunyi ngo muvugo kuki ufite ubwanwa kandi ubona bo muriho arakamubwiriyemo oya none se ari umugabo utatunga ubwanwa urakoze cyane urakoze na super n'uwo ari we ahubwo vuga ibyo ni nko kubaza igisubizo neza bure nawe reka bure oya musore uragaruka bure super wowe uramureba ute super uramureba ute super ni igishongore n'ubukaka n'ibintu byose urakoze cyane ariko se reka nkubaze umugore aracyari mu mahanga cyangwa ari mu Rwanda nkabigishongore muki no mu bikorwa byose nkabigishongore mu biki mu gutera inda kuko rwose ntabwo uko yakoze kandi warabyaye yateye inda atarashatse oya ariko usibye no kushaka si umushinga negwe nkabigishongore oya nkabigishongore mu bikorwa mu bwenge nkaba n'igishongore kuko Imana nyine niyo yampisemo ndabyishimira ariko nk'ivanga Imana niyo yaguhisemo watoranyijwe nande uwe mu bishop cyangwa se mu apotre nibura abamufti turabazi bose mu Rwanda ba bishop turabazi abapadiri nagiye gusimbuka ibere rya bigogwe oya iryo bere ryo ntuzongera kurivuga banza itonde nagiye gusimbuka ibere rya bigogwe watangiye kuba nka Sarongo nayo wagiyeho barakubuza abashaka kugira ngo babibone bajye kuri super manager big agent barebeho bandike ngo super manager simbuka ibere rya bigogwe ibyo washyizeho hari abisangiro za madahuru gusa nta oya cyangwa se kamera turayemera CNN yari hari Al Jazeera yari hari sepa bareka ngubwire tuje tuvugisha kuri turabe cy'abandi ese ubwo nka title ya CNN yari imeze gute yari yanditse gute baranditse ngo it has never been done by anyone except this international who did what itonde this international guy banshyiraho umeze gutya icyo gihe who did what ubwo urabizi kubera siporo agatuza kaba kameze nk'isara bwayo ubwo mbameze ugiye gusimbuka kubera siporo nyinshi hari n'abavuze ngo ariko ngo superman ngo kuntu abagenda agatuza ngo yakareze ngo wagira ngo kaba karimo inyonjo izi ni siporo rafyanga izi ni siporo nyinshi cyane super manager he did what super manager who jumped from almost 5 kilometers up to you see from 5 kilometers from the air up to the land. To the land. With no anything utilized. Ndashaka kumva ko ibere ko iryajemo. Umva no rope nta mugozi wakoresheje. Ibere ryajemo. Ibere rya bigogo ryajemo. Ngo bavuze gute? Bavuze gute? Ujye kubisoma nayo namatsiko. Ngo bigogwe zibere. Super. Umuntu urimo kuva super manager kandi akamwumva nk'umukonyine. Nk'ujye bivango konyine boy. Watubwira impamvu iyo abantu barimo gusenga iyo amata ari ku meza bakajyasengera. Amata yasengewe igihe Yesu yavukiragamo. Yesu yavukiye mu mata, Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka. Yesu yavukiye ntabwo yavukiye muri benzi nk'iyi. Yavukiye muri Ravan, yavukiye muri Range Rover. Buryo umuntu nakubwira ati ntunzi inka cyangwa ngo amata.
iyo umenya ko uwo muntu arimo kunywa umugisha. Ndashimira n'umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yatanze inka ku bantu badafite ubushobozi bwo kuba bagura inka ngo banywe amata, kuko nta muntu muvuru wo kubihamya, burya nta muntu wanyweye amata ugira umutima mubi, nta muntu uvuze ko ndo kubihamya. Impamvu nuko nkuzuro